wo muri office anyura wenda afite nk'akantu wese ndalo aririmba nyine uturirimbo yashizemo ibyongereza noneho uwo mu cyaro urumva wa wundi wagiye gufura uri kugira ute ati nzakagendana ari muri byo byanzakagendana ari muri nzakagendana cyangwa bati abatuye hirya no hino none nyezi noneho wa wundi wagiye muri bandi bahondoro urumva ugasanga batangiye kugite batangiye gutandukana mu by'ukuri si n'ubwamamare gusa ikinyuranyo cy'imibereho y'abantu none se mu gihe none ari umugore wamamaye umugabo wakiri mu bishiru. Hello ladies and gentlemen, this is Noah Talk TV. Jendi Noah Niyitanga, ndabashimira kudukurikira kuri Noah Talk TV. Ikiganiro ni impamba y'ubuzima, dukora kuri inspiring, motivation, relationship issues, tukavuga ku ijambo ry'Imana, dukurikire tujye tubana ku mpamba y'ubuzima, aricyo kiganiro tunyuzaho kuri Noah Talk TV. Ibiganiro byinshi byubaka, bihindura ubuzima bw'abatuye isi, bizamura ubuzima, biboostinga confidence, biboostinga energy. Buri munsi dukenera koga, niyo mpamvu ku mpamba y'ubuzima dukenera buri munsi kumva impamba y'ubwo buzima. Turagukunda cyane, niba udukurikira kuri Noah Talk TV, ukore subscribe, share, comment. Welcome all, turabashimira. Be blessed and thank you so much. Hello ladies and gentlemen, how are you? Iyi ni Noah Talk TV, nge ni Noah Niyitanga, twahuje imirongo na The Future Voice Online TV. Muduhe subscribe, share and comment. Dukomeze n'ibindi biganiro, sinjye uri kuri kamera, ndi kumwe n'umuvandimwe, reka nawe abibwire mumenye abantu mudukurikira. Yes, murakoze. Amazina yanjye nitwa Alphonse Hakizimana. Aya niyo mazina yanjye. Abandi mu bwatsi bwa Noah Talk TV na The Future Voice Online TV. Murakoze cyane. Alphonse rero bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo abashitsi barisha umuntu imbuto. Uyu munsi watuzaniye iki nicyo ufite mu gaseke? Uyu munsi ikintu mfite tugiye kuganiraho nk'abantu muri umuryango muri uko twicaye. Ikintu tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'umuryango. Umuryango. Yes, tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'umuryango, familia cyangwa se family. Ongera sauti, ongeza. Family cyangwa se familia. Okay. Kwa lugha ya Kiswahili ni familia. None umuryango uvuga ni umuntu avukamo, ni yashinze, sinzi umuryango. Nuvuga umuryango, hari umuryango mvukamo, hari n'uwanjye nashinze. Ariko icyo tugiye kuvuga ku muryango twebwe ubwacu cyangwa se nkanjye umuryango wanjye nashinze. Umuryango washinze. Cyangwa se n'undi muntu wese ufite igitekerezo cyo gushinga umuryango. Ariko mbere yuko tujya ku muryango, reka tubanze tuvuganye ku cya kintu bita kontara abantu basinya cyangwa se ari amasezerano abantu basinya. Arabera mu murenge. Urayazi? Ari amasezerano ndayazi. Ndayumva utayango ngiyewe Hakizimana Alphonse. Nemeye ntagahato. Ko nakambera umugore. Tukazabana uko twabyiyemeje. Hari ibyo dutarutse. Uko amategeko abiteganya. Oya, ntabwo bavuga ngo uko amategeko abiteganya. Bavuga uko nje nawe twabyiyemeje. Uko twabyiyemeje. None rirasezerano abantu, none ryo mu rusengero ryo haba harimo ko abantu bazabana kugera kugupfu, tuzatandukanwa n'urupfu. Ari amasezerano, rirasezerano abantu bajya kurisinya barivuga. Baba ikomeje. Wowe ubibona ute muri ino myaka? Uko mbibona bo ubwabo cyangwa se uko twe tubibona, ngiye uko mbibona mbona ko baba bakomeje. None ko bavuga ko bazabana kugera ku rupfu nyuma y'imyaka 2 bagatandukana, urupfu rubarugeze. Nuvuga ngo urupfu rubaruje. Urupfu ni cya kintu kije kigatuma batandukana. Icyo kintu ni urupfu. Mu by'ukuri baba bapfuye. Uko nuvuga ngo icyo kintu niwe bavuga ko bazatandukanwa n'urupfu. Icyo kintu kije kigatuma batandukana. Icyo kintu ni none nk'ibintu bitatu biri gutandukanya abantu muri no minsi. Ibintu bitatu biri gutuma abantu batandukanye. Reka mbyite impfu ziri gutuma abantu batandukana. Impfu eshatu ziri gutuma abantu batandukana. Urupfu rwa mbere ni irari. Mu by'ukuri ushaka kuvuga ubusambanyi. Ubu ndashaka kuvuga ubusambanyi. Icyo urwo ni urupfu rwa mbere. Urupfu rwa kabiri ni amafaranga. Urwo ni urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa gatatu ni ubwamamare.
kwamamara reka duhere ku kwamamara none kwamamara bituma abantu batandukana gute nuvuga ngo kwamamara urugero niba ngewe urashaka kuba icyamamara bizaterwa nuko abantu bazabyakira abantu nibo batuma wamamara ubwamamare bushobora gutuma abantu bagera kuri urwo rupfu rubatandukanya ubwamamare ni urupfu ruri gutuma abantu batandukana gute urwo ni rwo rupfu kuko umuntu ajya gusezerana umugore avuze ati ngenza tuzatandukanywa n'urupfu urupfu rwo kwamamara nirwo rwo gutuma umugore atandukana ati gute urugero ngewe reba abadukurikira muri kamera bari kumbwira ko batari kukureba muri kamera no bari kundeba reka bandebe neza kwamamara biri gutandukanya abantu gute niba ngewe nje kuri izi kamera zanyu tugakorana ibiganiro hamamara abantu bakankunda kwamamara biza hari igihe ugira amahirwe ukabona n'amafaranga ubwo numva izo n'impfu zombi ngiye guhita nkomatanya zose ngiye kubivugira hamwe nuvuga ngo ngewe niba wa muntu twadusanzwe tubana iyo maze kwamamara nkanagira n'amafaranga ntangira kubona ko atakiri mu rwego rwanjye kokano hari umugabo umwe nabonye abivugaho ibyo bintu uravuga ngo nuzamuka uzamure n'umugore wawe nuvuga ngo abantu bamwe ikintu birengagiza cyangwa se abantu babaye ibyamamare ikintu birengagiza barazamuka akazamuka wenyine umugore we akamusiga hepfo mu mukoki ikiganiro gitanza tuzatumira umugore wawe reka tumubwire urabona kuri icyo kintu uvuze umuntu aramamaye cyangwa arakomeye arazamutse ariko umugore we yamusize yapfuye mu bisheke noneho urumva indirimbo z'abantu baririmba nk'urugero dufata nk'urugero nk'umugore wenda wasigaye nko mu rugo undi we akaba ari muri ofisi babana mu ofisi bagura muri ofisi nawe mu rugo baba batandukanye uwo muri ofisi anyura wenda afite nk'akantu wese aririmba nyine uturirimbo yashizemo ibyongereza noneho uwo mu cyaro urumva wa wundi wagiye gufura uri kugira ute ati nzakagendana ari muri byo bya nzakagendana ari muri nzakagendana cyangwa bati abatuye hirya no hino impande nyezi noneho wa wundi wagiye muri bandi bahindoro urumva ugasanga batangiye gutandukana mu by'ukuri si n'ubwamamare gusa ikinyuranyo cy'imibereho y'abantu none se mu gihe none ari umugore wamamaye umugabo wakiri mu bishiro uvuga ngo none n'umugore nawe iyo yamamaye nawe bigenda nk'uko uvuga ngo agera mu rugo umugani nk'uko wabivuze abo yirirwanye nabo akareba ubundi sosiyete nayo rimwe na rimwe iratwangirira ihindura umuntu ahantu wirirwa abantu hari umuntu wavuze ngo mbwira inshuti yawe ubwira uwurimo ubundi bafite umugani baravuga ngo urankurikiye niba ugendana n'abantu batanu niba ugendana n'abantu bane b'imfura cyangwa se b'abagabo nawe uri umugabo wa gatanu niba ugendana n'imbwa enye uri iya gatanu kuko baravuze ngo cyangwa niba ugendana n'inka enye ubwo uri iya kangahe uri iya gatanu baravuze nanone ngo niba uragiye inka uri umushumba w'inka urumva ukaba uragiye inka ijana nawe uri ijana na rimwe ngo abantu umuntu bagendana nawe nabo bashobora kugira uruhare mu mibereho yawe mu mihindagurikire yawe icyo cy'ubwamamare tukivuyeho none irari ngo rimaze abantu ryamaze abantu rimaze abagore rimaze abagabo ni abantu bose kuko umuntu arandeba nk'uko wenda nambaye akagashati keza ntazi ngo nakabuza umusore smart ubwanwa buraconze ubwanwa nabucongesheje neza akandeba akanyifuza urumva agatangira kunyifuza cyangwa se njyewe nkamureba cyane niba ari umuko nanjye ngatangira kumwifuza ibyo rero nareba uko ameze nareba n'uwo nasize mu rugo madamu wanjye nasize mu rugo hariya ngasanga nkabona ntibihura noneho abantu muri make bazamura abadamu bawe cyambere niba koko uri hari abo ubona ukumva baragukuruye nama nakugira nuko urwego bariho wagerageza nawe umugore wawe ukamukira kuri urwo rwego nuba ngo niba ukururwa n'abantu ukabona basa neza hari abandi bashize ibishoro mu gusa neza kwabo nawe ita ku wawe nawe ase neza niba ushaka kugira hari abavuga ngo barazironga zikanzuka zikabisogo kuko hari abantu bagerageza bikanga rwose bagerageza bikanga nyine iyo wagerageje bikanga n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo twihangane ugomba kwihanganira aho uri none se ni ibiki bitera irari mu iryo rari urimo uravuga ibintu bitera irari ubu ni njye mu bintu nzi
by nature abagabo bagira irari ryinshi gusumbya abagore yes ngo nayo mpamvu mu bihe bya kera polygamy no gushaka abagore benshi byashobokaga ntabwo byashobokaga ko umugore yashaka abagabo barenze umwe ariko abagabo ugasanga nk'umugabo afite nk'abagore bane noneho n'umugabo wabaga afite nk'amafaranga ntashaka abagore benshi byahindukaga n'ikibazo. Ariko ibintu byo gushaka polygamy gushaka abagore benshi muri iki gihe naho hari ahantu bisigaye biba ukabona umugore yashatse abagabo benshi gute. Hari nk'inkuru ugenda ubona kuri social media ukabona batangaje nk'umugore ufite abagabo babiri ako bira bintu bashaka no kubihima cyangwa n'ikindi gihugu nabonye babiri bizwi n'amategeko bagiye no muri leta mu cyo gihugu icyo gihugu nari kukibuka neza ariko iyo nkuru narayibonye kuri televiziyo narayibonye kuri televiziyo iyo nkuru nayibonye kuri televiziyo ya mama Urwagasabo ya Mutescovia niho nayibonye iyo nkuru yazanwe bavuga mu tuntu n'utundi yazanwe mu nyamakuru akora bita imfura yabo Romeo ndi kumva ukurikirana ibyo bintu none ko izo mbuga nkoranyambaga nkamwe nk'umuntu nkawe uri kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo ko muzigeraho ngo zikabayabya mu gatumurongo mugatajya kuvuga ibintu bitari bijyanye n'umurongo mwatangiriyeho ibyo bintu birabaho cyangwa ibyo bintu bibaho hari igihe nyine ubona ibyo watangiye ukora ukabona nta views uri kubona cyangwa se nta subs uri kubona ugashiftinga ugahindura umurongo noneho se uko twe twababuze duhindure nawe niba warababuze ukeneye abasab mwaduhaye subscribe tutari twahinduye niba barabashize mwuka niba warababuze hindura kubera ko ibyo uvuga ntabwo babikunda ntabyo bakunda rero mvuga ibyo abantu bakunda urebe ko utabona abasabu n'amabwiriza none se ko hari abantu bavuga ibintu abantu bakunda ugasanga babaye nk'abiyambitse ubusa kubera ko nyine abantu Bibiliya yavuze ngo bikurure ngo ntabwo nibuka neza umurongo ngo bikurure ngo mu minsi y'imperuka amatwi y'abazaziba ngo bikurure abigishwa b'abanyabinyo babwiye ibihwanye n'irari none se sibyo amen ni ibyo ngibyo nyine nzavuga iby'irari ry'abantu urumva rero nuvuga ibijyanye n'irari ry'abantu twaduze akantu ko kirari ushobora kuzasanga abantu bagakasemo nta sisiko ntuzagakata ushobora kuzasanga umuntu yagakasa ati dore kanaka yari umukristo yarakijijwe twatore umukristo none dore ari kuvuga ibintu bijyanye n'irari none se je kibazo mfite kandi no muri Bibiliya biranditse irari ririmo ngo biva guki none se ubivuze ko ngo mu minsi y'imperuka irari ririmo hari ugize nyanditswe muri Bibiliya none ikintu njye nashaka kuvuga kujyanye n'irari ngira abantu inama muri make numara gushaka umugore cyangwa umugabo ntibizashoboka ko ugenda ngo nurahize uhuma amaso nubona abandi bagore cyangwa abandi bagabo ubone ko atari biza hari igihe umugore azanyura akavuga ati kabisa iki ni ikiremwa cy'Imana masterpiece hari n'igihe n'umugabo azanyuraho uri umugore ukavuga ati yewe wantu uriya mugabo kabisa yateruye ibyuma urabona ko urusisiko yateruye ibyuma ngo Imana yamuremye ikibyuka itararuha aho rero ikintu twe tuvuga ni kimwe niba iryo rari riri kurimo cyangwa bugize uwo mushinga w'iryo rari mu mutima wawe bishobora kuba ari ibintu biri rusange mu bantu ariko ikintu kibi ni ukujya gukurikirana uwo muntu ukamwaka nimero hari abantu bikwiriye ko muhura mugatandukana nk'uko mwamenyanye kuko kuba wabona ko umuntu aremwe neza si igitangaza kuba batora n'abamisi kuba wabona ko umuntu ateye neza si igitangaza ntabwo umugore wawe afite amakuru ko ariwe mugabo uteye neza gusumbya abandi bose nta nubwo nawe umugore washatse ari we mugore ariko ikintu kiriho ni iki ngiki zirikana yuko kuba wabona umuntu ukabona ko ari mwiza ni byiza ariko bigarukiraho kumwiruka inyuma ugafata nimero ukamuforowinga ugakurikirana kumuhamagara niba byatangiye kugira ute kuba ikibazo ubundi irari niba ko irari nibyo irari turariremana kuko biri muri karemano yacu iyo ni natire yacu by nature sasa ikintu tugomba gukora ni ukumenya uburyo tugomba gukontorora iryo rari uburyo ugomba kuritwara ijambo banga irari riratwita rikabyara icyaha kikabyara urupfu ngo iyo iryo rari ngo kunyura reka hari urugero bakoresha rworoshye kunyura iruhande rw'inzu yiwawe nkasanga utetse inyama wazikaranze ziri guhumura si icyaha kumva ko zahumura si icyaha
kuko zahumwe, ariko gusimbuka igipangu cyawe nkajya kuziba icyo ni icyaha, icyo biba yinutse ikibazo. Rero irari muri control bene data, abantu biga uburyo bagomba gutwara irari ryabo kuko ntaho bazarishyira, ni irari riturimo tuzapfana. Ugomba kumenya ko ufite irari ukarikontorora. Niba ubonye umugore mwiza ujya kumwakama nimero unamukurikira, niba ubonye umugabo mwiza wimukurikira mwakama nimero, ni sawa, it's okay, uri mwiza birangira bigarukira aho. Kandi no ku bantu bakiri abasore, abantu bakiri abasore bo cyabo nuko asoba babonye wese, abantu bakiri abasore bo biragoye. Mr. Sikowe nabimuciyeho. Nukuvuga ngo rero ikintu ndi kuvuga ni kimwe, sibyo? Hari abasore bagira irari bavuga yuko nibamara gushaka rizashira. Urabyumva ko batengeye reka nyure kuri kuwo mbonye wese, nta mwobo udahisha ifuku. Noneho kuri finali nimba muri buno busore nkashaka nzabivamo. Wababwira iki? Ikintu nababwira, niba koko yabonye nabavuga ngo reka nce ngo nta mwobo udahisha ifuku, iyo ni imyumvire mibi, imyumvire ipfuye. iyo ni imyumvire kuko numara gushaka nta kindi Mariya atagukorera. Ubundi abahanga mu bintu bijyanye n'imibonano no ku mu bintu bya sex, bavuga ko kugenda ubonana n'abagore benshi ariko ugenda utakaza kare wa mwihariko wawe, bayita sotayi. Nuko kugenda uhura n'abantu benshi, uretse agenda afata agenda atwaraga akanyangingo kawe, agenda afata uruhande. Nuvuga ngo ujya kugera muri cya gihe cyo gufata umwanzuro uvuga ngo ngiye kubaka urugo, wararangiye, waramaze gushiramo. Urumva waramaze kuba, waramaze gukonekta n'abantu benshi bose, waramaze gutubugi. Ubuye bugina none rega ntago umuntu ari umuhoro. Nuvuga ngo umwihariko wawe no nawe nuvuga ngo ugenda uhura n'abantu benshi, ugenda ntabwo urabona mpamvu niyo umuntu ageze muri urwo rugo n'ubundi agomba gusubira hanze, agomba gusubira igice cye kinini kiri hanze. Abantu abagiye yahura nabo, iyo ageze mu gihe ari kumwe n'umudamu atangira kwibuka, iyo ageze muri cya gikorwa kimwibutsa ikindi gikorwa yakoze. Kandi ikindi kintu cya kabiri, uko noneho uko umuntu ashinga urugo, bya bindi yakoze akiri umusore noneho ahubwo abishyira ku rundi rwego. Bene data, aho murabyumva, tugomba kugira ute, ugomba kwirinda mu gihe ukiri umusore. Urumva warumbwiye ngo nkumfushe ngo abantu ngo ntabwo ari imihoro. Impamvu nabivuze ngo ubugi burashira, cyangwa se umuhoro ukora cyane kugira ugasaza ukaba utagifata ubugi. Ubwo rero ujyaye mu mihoro rero udakora nawe uragimba. None udakora uragimba, ariko iyo ufashe mwanzuro wo gukora uracyaza ugafata ubugi. Ariko wa undi wakoze ugagera ugashira, ntabwo wawucyaza ngo ushire. Rero kiriho abantu biravanga mwirinde ubusambanyi, muzibukira ubusambanyi, kubera na Bibiliya irabivuga neza, kubera ko ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri. Kuko abantu bagira imyumvire ipfuye, akavuga ngo kuki se nakirinda ubusambanyi ngo kandi Imana yamaye igitsina, ngo kuki utakimba. Nuko ikintu kiriho, Imana iguha ikintu kuko uri uburenganzira bwawe, ni uburenganzira bwawe, kuko we nturi robo. Ariko kugikoresha neza hari inyungu bitanga, no kugikoresha nabi hari inyungu bigira ute, hari ibihombo bigira ute bizana. Rero ijambo Imana ngo muzibukire, kuzibukira icyari cyo ni ukureka ikintu, muzibukire ubusambanyi. Nk'uko ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, ariko ubusambanyi bwo ni uguhuza imibiri. Urabona ibindi bintu byose wakoze kera ushobora kuba wabyibagiwe, ariko umuntu wasambanye n'umuntu mu myaka 15 iri imbere, iri yashize, muhuye n'umuntu ugira ute, uramwibuka. Ikintu kiriho abantu bazibukira icyo kintu. Hari ikindi kintu wavuze kugira ngo dusoze kino kiganiro, ikintu wavuze kijyanye n'amafaranga. Icyo cyatatu wavuze ngo gisenga, ni rwo rupfu rwa gatatu. Amafaranga yica abantu. Nuvuga ngo amafaranga, nuvuga ngo sinzi umuntu niba ari umunyarwanda, sinzi yavuze ngo aho ifaranga rikoze hagira ute haroroha. Iyo ufite amafaranga rero nta kintu na kimwe utabasha usibye amafaranga, usibye ibyishimo byonyine amafaranga atagura, ariko ibindi byose utanga amafaranga ukagira ute. Nibyo byishimo ariko iyo ushaka utanga amafaranga. Hari ikirori cy'umuhanzi wajyamo nka Israel Mbonyi akora indirimbo z'Imana utishuye, ariko uba wishyuye. Ariko iyo usohotse muri cya kirori, uhita wibuka
ibibazo ufite abantu bavuga ko ibyishimo bihenda bivuze ibyishimo birahenda nyine kubera ko bitagira biri priceless ntabwo bifite igiciro ndabyumvisha ntabwo bifite igiciro nuko abantu mwuko urahenda kuko ntugurwa urumva rero amafaranga agura ushaka kugura igitanda ariko ntiwagura ibitotsi ushaka kugura inzu ariko ntiwagura kuyibamo neza ntiwagura amahoro ushaka kugura ibiryo ariko ntiwagura peti none se kuki abantu bubaka ibipangu bagashyiraho za fence bagashyiraho ibintu byose bagashyiraho umusekirite akazana n'imbwa kuki ariko ntabona amahoro ugasanga inzu yayiburiyemo amahoro ni ukubera iki kubera ko amafaranga atagura ayo mahoro rero amafaranga nayo uburyo uyamanaginga management of money nabyo bituma ugira kuko niba uvuganye n'umuntu abantu benshi iyo babona ufite amafaranga barakwiyegereza ubona iyo ufite amafaranga ubona inshuti nyinshi ariko harimo n'iza fake nyinshi ziza ntabwo ari zimwe bari z'umumaro zaziri zigira ibigare zikujyanamo bya bigare rero bimwe bigusanga either mu nzoga cyangwa se mu bagore noneho bikarangira ugeze kuri rwa rupfu rwo kugira uterwa by'ukuri mu magambo make inzoga n'abagore ni ibintu bijyana urakoze cyane kimwe kiba kiri ahandi ni ihene n'ikiziriko nuko utabasha gukurura ihene nta kiziriko ufite ari ibintu bari umuntu ugeze kuva bwangu hari abahungu butatu butindi urumva ngo inzoga ngo itabi ngo n'abagore ubwo ni ubutatu butindi ariko rero bavuga abagore ariko umugore we ni umuntu mwiza bavuga abagore ariko umugore ni umuntu mwiza kubera ko ngo ubonye umugore ababonye ikintu cyiza kandi agirirwa umugisha kuki kuwiteka kandi mutwumve nabi iyo hataza kubaho umugore natwe ntitwari kubaho ariko iyo noneho wagiye mu bagore iyo babaye benshi kaba kabaye uvuga ngo umugore ni umwe niwe w'ingenzi mama wawe wenyine niwe w'umumaro n'umugore wawe umva none hari ikibazo cy'abantu abantu benshi mama wawe n'umugore wawe ninde uri hejuru cyane uri hejuru n'umugore wanjye urakoze cyane umugore wanjye ni uri hejuru kubera izi mpamvu uzi isaha umugore wanjye niwe uzi ko nabyutse mama ahangaha ndi ntabwo mama ahari urumva kandi ni nawe mwasezeranye kubana kandi twasezeranye kubana kandi murangije kubana mu mubiri tuba umubiri umwe urakoze cyane uwa wadukurikiye hari ikintu ashaka hari ikintu nshaka kongeraho ntunigane ijambo no ikintu nakongeraho buriya Bibiliya ibintu byose bibaho Bibiliya yagiye bivuga ntabwo ndi umusomyi wa Bibiliya cyane ariko iyo ngerageje gusoma gato ako nsomye nto kajya kambamo hari ikintu nasomye muri Bibiliya nubwo ntakwibuka ahantu byanditse neza ariko Bibiliya yaravuze ngo niba ubonye umukobwa ndabwira abasore cyane niba ubonye umukobwa ukamukunda sisiko nubona umukobwa ukamwifuza uwo mukobwa uzamuterete umurongore abo umugore wawe Bibiliya irabyemera ubundi urangize gutyo nicyo ngicyo nabwira abasore iki nabwira abagabo nyaboneka abagabo mugereze mukunde abagore banyu naho abagore burababwira namwe bagore mugandukire abagabo banyu kandi nibyo ngibyo ikiganiro kidatinda ngo gifate iminota myinshi thank you so much mwakoze kutureba Imana ibahe umugisha mudushikire muri comment mushikire umwene data Alphonse kugira ngo akomeze kugera duha ibiganiro byubaka kandi niba udushigikira tanga comment utubwire kudushigikira ntabwo tugaye abantu batadushigikira birashobora kuba utadukunda ko na Satani ntabwo akundwa n'abantu bose ahubwo abantu bose baramwanga ariko natwe dufite abadukunda abo rero mudukunda mudushigikire bigaragaze wica inbox ngo mbwire ngo ndagushigikiye bimbwire muri comment bimbwire n'abandi bamenye kubimbwira ntawe uzagufunga ntawe uzakugita thank you so much mwakoze kutureba Imana ibahe umugisha be blessed wabasezera nawe naye nabasezera inshuti bavandimwe mujye kuri Noah Talk TV na The Future Voice Online TV mukore share na subscribe na comment murakoze cyane Imana ibahe umugisha thank you so much thank you